umwana wanjye ariko data wo mwizu. Amen. Karibu rero Tumukomera amashirevera. Hallelujah. Uyu munsi nazanye ibyangombwa byanje just mubimenye. Mfite ID. Ibintu bya IC narabimenye. Hano muja mufata abantu batava muri Amerika. Habaye hari maneko iri hano umenye ko mfite ibyangombwa. Mvuye muri Canada nanje mbazaniye intasho zabo. Kandi nongeye kwishima kubana namwe. Ejo twagize ibihe byiza. Mu byukuri turacyari kugendera muri uwo munyenga wo kuboneka ku Mwuka Wera kubigishwa ba Yesu. Nongeye kwishima kubera yuko turi kumwe, ariko ndashaka no gushimira inshuti yanje David iri hose wavuye muri Arizona kubera njewe. Imana igumugisha. Nawe yumvise ko nzaba ndi hano, nawe agura tike aravuga tuzabana. Rero numugisha kuba wagira abantu bashobora kwitanga ibyabo kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze kwamamara. Rero Imana igumugisha. N'abandi mwese muri hano abanzi ndi kubona amasura menshi nzi, ariko ndi kubona na Ponsi. Imana igumugisha. Dore nguriya Imana igumugisha. Amen. Uriya mugabo turavukana kandi twabanaga no muri Nakivara nkuko mubizi babivuze aha muri Kentucky. Mu byukuri sinzi uko mubanye, icyo si cyo naje kumenya, ariko ikinshimishe nuko turi kumwe mu itorero. Imana imuha umugisha mwinshi. Sinzi uriya nimba ari Janet ariko nakubonye. Imana igumugisha. No bavuga mwese ba mukecuru hariya mama Sipiri namubonye n'abandi. Ndanezerewe ni reka tuje mu ijambo. Imana yacu imbazwe. Kuko babivuze ndi umushumba w'itorero ryitwa Elevated Life Church, bisobanura ngo ubuzima bwazamuwe. Mu byukuri ubuzima bwacu bwarazamuwe ku musaraba, kandi niwo murongo tugenderamo twese. Ndi kumwe n'umusekreteri w'itorero. Already murabona ko yageze mu nshingano. Yageze hano, ariko niwe uri kudukubitiraho ibi byose. Rero turamushimiye kuko yageze hano ntiyigira umushitsi. Amen. Rero Imana imuha umugisha. Imana yacimbazwe. Ngenzabo nawe ndagushimiye. Imana igumugisha. Ngenzabo yatwigisha akaririmbo muri korale Matunda ya Roho, yari yobowe na Perezida Bizimana. Akaririmbo kitwaga ngo sanga Yesu n'umwami w'amahoro. Sanga Yesu n'umwami w'amahoro. Irengera maze twaririmba ufite amafaranga akabarasohotse narepita. Kugira ngo uruhuke amahoro akabura. Haleluya. Ariko akavuga ngo asanga Yesu niwe uruhura. Ejo narababwiye nanje nari mfite ibyo byose. Amafaranga narayibaga, yemwe amamodoka ndashobora kuyinjira kubera ko mfite amafaranga n'ibindi byose. Ariko byageze igihe ndavuga ati nzaba muri ibi ngeze ryari. Fata umwanzuro wo gusanga Yesu. Nanje numva afite amahoro. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Bavuze ku mukobwa wacu niyo nsaba kuntu
umwuka wera yadusanze mu iteraniro akamuhagurutsa. Ni ubuhamya burebure ariko twari duhari, natwe nanje nongeye gusubizwamo intege. Haleluya. Ntabwo ari niyo nsaba gusa byabayeho, natwe twese byatubayeho, kuko twarabibonesheje amaso. Iby'ibirema byahagurukaga twebwe twarabibonye, icyampa nawe ukabibona. Imana yashimbazwe cyane. Haleluya. Rero tudatinze, ubwo byabaye umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 8. Uyu munsi rero tugiye ku ijambo rivuga ngo wakijijwe, cyangwa se Kristo yaduhaye agakiza kugira natwe ako gakiza tukajanira abandi. Hari ikindi, yaduhaye agakiza kugira ngo ako gakiza natwe tukajanira abandi nabo bakizwe. Imana yashimbazwe cyane. Amen. Ubwo rero hari uburyo bwinshi tubona agakiza twebwe. Nje nababwiye uburyo nakabonye. Wa mukobwa wari ikimuga yarakabonye, yakoze imirimo, Imana imusangira muri iyo mirimo iramukiza. Kuko gukizwa ntabwo ari uko umutima gusa, n'umubiri urakizwa. Imana yashimbazwe cyane. Umubiri we rero wakishijwe muri ubwo buryo. Umwuka wera yaramusanze amuhagurutsa mu bumuga bwe, ubu arahagarara yemye. Kubera ahagaze ni ubuhamya bwigendera. Amen. Muri kumva? Yesu yamuhaye agakiza kugira ngo natwe ako gakiza tugaha abandi nabo bakizwe. Ubu rero kubera ko yari ikimuga akaba ahagaze ari kugenda, iyo tumubonye tuja tubona agakiza. Abizera bakizera kubwo ibyo bari kubona. Imana yashimbazwe cyane. Amen. Reka tuje mu ijambo turi kugenderamo ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo guhamya hose, Yerusalemu no mu mpera z'isi. Haleluya. Amen. Kandi nabamanukira azabagira abagabo. Nuko muri kumva indirimbo zonyine zirabivuga, ariko ijambo ry'Imana niryo tugiye kurebaho cyane uyu munsi, kuko abaririmbyi bo batubwirije. Icyo ndi gushaka kubereka nuko iyo abaririmbyi bari kuririmba baba bari kutubwiriza ubutumwa bwiza. Amen. Ntabwo baba bari kwiyerekana hano, ariko nyamara hari abo bisimbuka bikarangirira mu kwidegembya no kunezerwa, ariko ijambo ry'Imana ryabatambutse. Rero uyu ni umwanya wawe, nawe ugize amahirwe yo kugira ngo ubyumve. Kandi umwuka wera nabamanukira, hari ibintu bizakoreka. Muzaba abagabo. Umwuka wera azamanukira abandi. Umwuka wera amanukira abandi ni abantu bose, ariko iyo tuvuze ngo ni abantu bose, mumenye yuko aje asanga bariya already bafite icyifuzo cyo gusanga Imana. Amen. Ba bandi bavuze ati nzaba muri ibi ngeze ryari, ndarambiwe, abo ni bo umwuka wera arasanga. Yesu yabwiraga intumwa ziwe rero azibwira ati icyo akora icyo gihe nikigera, kubera ko ubu ngubu biranze.
ndabizi yuko muri mwe muranyihakana muri uyu mwanya, hari abagiye gukora ibitabaho, ariko icyakora muzamenya neza yuko mwahindutse. Muzabona hari itandukaniro ryabayeho hagati ya wa muntu wari uri kwiruka, hagati ya Petero wari uri kwihakana Imana, hagati y'abigishwa babonye abasirikare baje bakiruka. Icyakora icyo gihe noneho nikigera, muzampamiriza ku buryo no kubyiyamburamo bitazakunda. Muzaba abagabo bo kumpamya. Imana yacimbazwe cyane. Amen. Yohana 16 umurongo wa 13 bitubwira ku bijanye n'uko umwuka wera ibyo azakora, ngo azatwigisha mu kuri kose. Azatwigisha Yesu, kuko Yesu niwe kuri. Haleluya. Amen. Yesu niwe kuri. Umwuka wera yamanutse, nta kindi abaje gukora, baje kugira ngo atwigishe Yesu, atumenyeshe uwo Yesu wariwe, aduhe guhishurirwa. Muri Bibiliya hari igitabo cyitwa ngo ni ibyahishuwe. Impamvu cyitwa ibyahishuwe ntabwo ari ukubera ko kivuga ibindi bidahari, ahubwo nuko cyo hari ngo mbona ijuru. Haleluya. Ngo mbona ijuru rimanutse, ngo mbona, niho honyine dusanga mbona, niho honyine dusanga ibintu biri guhishuka. Niyo mpamvu cyitwa ibyahishuwe. Noneho twebwe abamwizeye, iyo umwuka wera aje aratwigisha. Imana yashimwe cyane. Amen. Aratwigisha. Iyo atwigishije, ubwo rero tugiye mu bana b'ishuri. Abana b'ishuri, hariho abana b'ishuri beza n'ababi. Hari abari stubborn, nanje narigaga kandi ngafata amanota meza, ntabwo nigeze ndabura njyewe mu ishuri. Mwumva ubuzima nababwiye ibyahise, ariko mu kirasi nimba hari abantu bajaga imbere narimo, ngafata amanota meza cyane. Ni nayo mpamvu ababyeyi batashobora kubikeka. Na njyewe n'umuhungu bita Ndahayo, umwe yabaga atagiye abaye wa mbere, undi akaba wa kabiri, undi akaba mbega twahoraga muri ibyo. Njyewe nawe ni ibintu twari tuzi kugera no muri segonderi. Kandi njyewe ntabwo najaga mu kirasi, nigaga ibyo Ndahayo yize. Nkajya ntamutira igitabo kiga ibyo bize. Twaje gukora ikizamini nkaba namutsinda. Ibintu byose bikaragara bikaba bimeze neza, ababyeyi bakishima, amashuri akishima, school fees nkayitanga cyangwa nkayirya. Ariko nabaye umwana w'ishuri mwiza. Umwuka wera rero nawe iyo aje ntabwo atwigisha kuba bene abo bantu biga bakagaragara neza, bagatanga icyacumi tukabishimira, bakaririmba neza, bagafasha imfubyi, bagafasha abapfakazi, ariko nyamara indani muri bo umwuka wera atabarimo. Ntabwo ibyo ari byo umwuka wera baje gukora. Umwuka wera ntabwo atwigisha gukora ibintu byiza. Oya, umwuka wera icyo abaje gukora ni ukutwigisha guhinduka. Haleluya. Amen. Kuko iyo duhindutse, ibindi byose biba ingaruka zo guhinduka kwacu. Niyo tubikoze ntabwo tuba twiteze ko bidushimira. Niyo mpamvu ndavuga ko Imana iguha umugisha avuga ati urakoze gushima, ariko niyo atagushimye ntabwo ugenda witotomba, kuko hari uwakwigishije uruta abandi barimo. Imana yacimbazwe cyane. Amen. Igiti, reka tuvuge ku mwuka wera. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 uhereye ku 19 kugera kuri 22 havuga ku bijanye n'imbuto z'umwuka. Ariko mwese yemwe abato n'abaraha, dore turi mu gihe tuvuge ku giti cya apo. Apo si cyo cyera hano, wenda hari mwese muzi. Hari igiti cyera hano mumenyereye mwese, si apple tree. Imbuto
mwebwe muzibona ari imbuto kandi ziba zeze kuri kiriya giti cya apo, ariko hari aho ziba zavuye mu bunure cyangwa se mu bumazi cyangwa se mu buzima bwo mu giti, nimwo ziba zavuye. Ntabwo imbuto zapfa kwimeza. Iryo shami ridashamikiye kuri kiriya giti ntabwo rishobora kwera imbuto. Bisobanura ngo nimba ishami tworihagura rikaba ritokwera imbuto, imbuto zavuye mu giti ntabwo zavuye mu ishami. Muri gusobanura icyo kintu? So bisobanura ngo iyo tuvuze ngo umwuka wera nabageraho ngo muzera imbuto, biba bishatse kuvuga yuko mwebwe muri amashami. Kandi Yohana harabivuga neza ko Yesu ari igiti cy'umuzabibu, ngo natwe tukaba amashami. Bisobanura ngo nimba Yesu ari igiti cy'umuzabibu, natwe tukaba turi amashami, inshingano zacu ntabwo ari ukwera imbuto, kuko imbuto already zera zivuye mu kiriya giti, ahubwo inshingano zacu ni ukuba umurongo w'imbuto zizamereramo. Amen. Kuko baguhaguye bakuyeho ririya shami ntabwo imbuto zishobora kwera. Bisobanura ngo imbuto ziva mu giti ntabwo ziva mu ishami. Nimba rero ugomba kwera imbuto z'umwuka, ntabwo bisobanura yuko ibyo ukora byose biva mu mwuka wera. Nicyo ndi gushaka kuvuga. Ahubwo ibiva mu mwuka wera nyakuri nibyo bigaragara kandi bikagirira umumaro abandi. Ushobora kubikora ariko ntibigire umumaro. Ukaba wahagarara umunsi ukavuga ati iyi altari yose ndayihinduye amafaranga 100,000 n'ibyuma byose, umuriro ntuzongera kubura. Ukabikora tukishima ariko ntibigire umumaro. Ushobora ukaririmba uko waririmba kose ariko ntibigire umumaro, kubera ko bitavuye mu mwuka wera. Bisobanura ngo imbuto z'umwuka wera ngo ni urukundo, ngo ni ukwihangana. Ibyo byose ndashaka kubabwiza ukuri yuko dushobora kubikopi. Ni ukubifakinga, kubyigana. Dushobora kubyigana. Nanje narababwiye narabyiganye mwabantu b'Imana mwe, kandi ntibigeze bamenya. Dore Bizimana arahari, nimushake mubaze nimba yarigeze amenya. Cyangwa Revera Singuye se wari pasiteri wacu twese, wewe warunze. Kandi nabifekinze cyane bicamo. Byaciyemo byaciyemo. Ariko nageze igihe nsanga yuko uko wabifekinga kose hagomba kuba iherezo, kugira ngo uvome ku iriba ry'ukuri. Amen. Imana yashimbazwe cyane. Amen. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Tugere ku buhamya noneho. Ubuhamya bwacu arizo za mbuto. Ibiduturukamo ni ubuhamya. Erega hariho abantu, hari ukuntu twatojwe yuko iyo umuntu akubwiye nabi aba adafite imbuto y'umwuka wera, ariko bakayoberwa yuko habaho n'igihe Imana igushaririye. Habaho igihe Imana igukubise urunyafu, ariko nanone ikagomeza kuba Imana. Mbega bashaka ngo mvuge ngo byose ni byiza, Imana ishimwe cyane, ariko nimvuga ngo byose ibyo bintu ntabwo ari byo, bavuga ati pasiteri ntabwo azaja mu ijuru, kubera ko ntabwo iri ari imbuto y'umwuka. Wewe urabigena. Muri kumva ikibazo? Wewe ugena ibiva mu mwuka, kandi umwuka ari utugenera. Mwagasobanukiwe ako kantu? Ntabwo barakumva neza. Reka rero mbabwire gutya, iyo tubaye abahamya, Matayo 5:16, tuba dufite umuco muri twe. Umuco cyangwa se itara rimurika. Ubu njewe ndi hano, ariko aya matara azimye muri uyu mwanya, twasigara twiyambaje aya madirisha. Ese umuco uva muri mwebwe cyangwa ubuvuye hanze?
uba uvuye hanze, bikadushoboza gukora iki? Bikadushoboza kureba. Noneho twebwe imagine kari twebwe tubaye uriya muco utuma abandi bareba. Niko ngasubiremo. Turi ku buhamya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abandi barebe bisaba umuco. Mwibuke ko iteme turi kugenderamo nivuga ngo twarakijijwe kugira ngo agakiza kacu kabere abandi agakiza, cyangwa se tukageze mu bandi. Noneho ni ukuvuga ngo iyo uri ahantu hari umwijima cyangwa muri uyu mwanya amatara akazima, twasigara tudepanda umuco dufite uvuye mu madirisha. Bisobanura ngo aya madirisha tubaye tugize umwaku akaba yijimye, twese twatangira gukubitana imitwe, kubera yuko nta muco dufite wo kugira ngo dushoboze kureba inzira tuganamo. Noneho Yesu yarabihinduye, arangije aravuga ngo ni muri ubwo buryo namwe mugomba kureka umuco wanyu ukamurikira abo bose. Ni ukuvuga ngo wewe uri umuco utuma abandi babona. Ese abandi babona iki? Nicyo kibazo, kuko turacyavuga ku buhamya. Nimba tugomba kumurika kugira ngo abandi babone, baje babona iki? Iyo bamurikiye babona iki? Igisubizo cyakabaye kimwe gusa, babone Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Babone Yesu Kristo. Ariko se bazamubona atakurimo? Ni nk'imibare. Abize mathematics ni equation. Ntabwo ushobora uhera baguhaye ikibazo cyo gusorovinga, abazi equations uhera hejuru, ntabwo ujya uhera hasi. Uhera hejuru kuko iyo washoboye biriya byo hejuru biragukundira no kubona igisubizo. Ariko ntabwo ushobora guhera ku gisubizo uzamuka kuri equation, ntibishoboka, kuko equation niyo igushoboza kubona igisubizo. Bisobanura ngo nimba abandi bagomba kubona Kristo kubera twebwe twabamurikiye, ese uwo Kristo babona bazamubona gute twebwe tutamufite? Kuko Yesu Kristo niwe uhindutse mathematical equation. Kugira ngo abandi babone ibisubizo, nimba bisaba ko tuba tumufite, ese noneho twebwe turamufite ahubwo kugira ngo tumurike? Imana yashimbazwe cyane. Amen. Ndabizi. Reka tuje ku kindi. Abantu benshi baje babona ibibazo mu buzima bwabo, ariko rimwe na rimwe ntago bajya bibaza impamvu ki uyu mubabaro ubajeho. Kubera yuko niyo nsaba nawe yarabyibajije. Yaremaye imyaka 12, ariko yahoraga yibaza impamvu ki umubabaro we wamujeho. Ariko yabaye nka wa wundi wavuze ngo menye neza. Amaze guhaguruka yaravuze ati menye neza yuko iyi myaka 12 nayimaze mu igare, yewe ntashoboye gukora icyo nikoza cyose. Erega reka mbabwire, iyo wabaye paralize umubiri ntabwo ujya ukora. Niyo mpamvu ushobora wambara diaper, kuko umubiri ntabwo ushobora kumva ngo isaha irageze yo kujya muri toilette, ntabwo bishoboka. So ni ukuvuga ngo yahagurutse amaguru, muri kumva ibyo hanze twabonye, ariko nibyo indani yagomba gukira. Uburyo umubiri ufunctioninga nabyo byagomba gukira, ariko twe twabonye amaguru, ariko titwamenye imbaraga zakoreye indani.
zatumye agira senses zo kumva ko isaha igeze yo kuja muri toilette akaba yakwijana. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu yagutera. Bamukubita ibyuma mu maguru akagenda, ariko ntabwo bamuha kwiyumva. Ibyo ni Imana ibitanga, ibyo ni Umwuka Wera ubitanga. None wewe wiyumva gute muri wowe? Imana ishimwe. Umwuka Wera ashobora kuba yaraguhagurukije ukaba waranateye n'intambwe, ariko wiyumva gute? Wiyumva gute iyo bakubwiye ngo uri urumuri ushobora kumurikira abandi abakabona Imana? Wiyumva gute iyo bakubaje ngo mbese iyo Mana urayifite? Imana ihimbazwe cyane. Reka tuvuge kubijanye n'ukuntu Umwuka Wera aje amenagura ingoyi cyangwa se uburyo yinjira muri twebwe. Kuko Bibiliya yatubwiye dusubiye inyuma ngo uhereye i Yudeya. Amen. Umwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo gukora iki? Bo kumbamya. Ubuhamya bwo tubuvuzeho, siko yemwe? Tuvuze ku buhamya, yemwe tuvuze n'uburyo niyo tugomba kuba n'urumuri. None ubu buhamya bwacu ko tutagomba kubujana handi usibye guhera i Yudeya, i Yerusalemu mu murwa mukuru. I Yerusalemu rero icyo gihe twakigereranya n'uyu munsi. Iyo Bibiliya ivuze ngo guhera i Yerusalemu, ntabwo ibikubwiye ngo uje guhera muri Canada cyangwa ngo uje guhera Louisville cyangwa ngo uje guhera muri New York. Ibikubwiye guhera mu wawe, mu rugo iwawe. Haleluya. Tugeze mu buhamya. Ababyeyi baraha, murebe uru rubyiruko ruraha. Buri mubyeyi atekereze ku mwana we, buri mubyeyi atekereze ku mwana, umuhungu we cyangwa umukobwa we, avugisha ukuri. Ubuhamya bwabo ni ubuhe? Muri kunyumva? Iyo niyo Yerusalemu. Muzehe Hagara avuga ati niringiye aba muri korari, ariko se afite ubuhe buhamya? Iyo niyo Yerusalemu. Kandi nimba ubuhamya bwe budashobora kukumurikira, ugira ngo buzamurikira abandi? Dore ngaba ba Baraka na ba Debora. Nimba ubuhamya bwabo budashobora kukumurikira, wewe ubana nabo mu rugo i Yerusalemu, uragira ngo buzagere i Yudeya? Ntabwo bishoboka. Nimba umugabo wawe aza gusenga ariko byaranze mu rugo, urutotari rwose, harya ngo ubuhamya bwe ngo bene data, mureke tubabwize ukuri. Imana ntabwo ije ihindura abandi ngo twebwe ireke kuduhindura. Kandi nanone iyo duhindutse ntabwo duhinduka iyo turi mu bandi gusa, tuba duhinduka niyo turi mu rugo. Imana ihimbazwe cyane. Hariho abagira ngo gukora ibyaha, ngo kasita ndasambana, ngo kasita ntiba, ngo kasita ntabesha, ngo ariko ibindi byo nta kibazo. Ukarara utota umugore wawe cyangwa umugore wawe akarara akuraje ikera, ngo ariko ngaho ngo nta kibazo. Kandi ari ubuhamya. Kuko nimba mu rugo bitari kugenda neza, ndashaka kubwiza ukuri, ntabwo ahandi bishobora kugira impact, nta mumaro bishobora kugira. Ubuhamya bwacu bugomba guhera mu rugo, bugomba guhera mu ngo zacu. Abana bato bakiga kubaha ababyeyi, ababyeyi bakiga guhana abana batabasharirira ariko bakabahana. Byaba ngombwa ugafata akanyafu ugahuragura. Ntabwo ari trauma, that is love, tough love.
nimugoroba twaganiriye na Revera gatoya, ndavuga ati rero ibintu by'ingo tubiganiraho cyane, ariko ndavuga ati rero nukuri njewe ikintu nabonye, njewe mfite abana, ubu ngo mfite abana 4 kandi umukuru afite imyaka 7, ubwo rero imyaka 7, imyaka 5, imyaka 3 n'umwaka 1. Urumva revo ndimo, ntabwo ndagera kuri bya bindi by'amatiko, ariko ndi kurwana nabo. Turavuga ati rero ikibazo gihari mu ngo za none ntabwo bikiri iby'umugabo n'umugore, ahubwo ikibazo dufite twirirwa dukomentinga tuvuga ngo ingo za kera ngo ntabwo zimeze nk'iza none, ariko tukibagirwa ingo z'ejo. Ntidutekereza ku ngo z'ejo, ahubwo tuvuga iza none n'iza kera, kandi ngo turi kubaka nk'itorero ry'ejo. Ndavuga ati no, tugomba kureka kwibanda ku ngo za kera, ahubwo twibande ku ngo za none n'iz'ejo. Imana yashimbazwe cyane. Kabwira ati abarimu nimwigisha abana, kubera yuko abana ntabwo ari ukuvuga ngo n'itorero ry'ejo gusa, ahubwo ni nazo ngo z'ejo. Nimba muri kubona hari ibipfuye mu ngo za none, mubwira abana kugira ngo batazakora aya makosa. Niko Mose yabwiye Abisirayeli, aravuga ati mwigishe ibintu mu bitoza aba bana, babibike mu gahanga kabo, babyihambireho, kugira ngo nibagera no mu gihugu cy'isezerano batazakora amakosa. Ariko bigera igihe barabyibagirwa. Na Yosuwa agera igihe ararakara, aravuga ati kubera ko munaniranye, njewe n'inzu yanje tuzakorera Imana twenyine, abandi mwese birabareba. None tutekereze kuri aba bana bacu turi kurera. Aba bana bacu ubu nabo basigaye badushaririye mw'abantu, kandi kudusharira kwabo nta handi bituruka, ni muri intimidation zabo. Ibi bintu ngo ndahamagara polisi, ibi bintu ngo ndakora iki, baradukanga tugakangarana, ugasanga umwana sinamukoraho ariko uri kumwica. Imana yashimbazwe cyane. Turi kuvuga ubuhamya yemwe, ntabwo twagiye kure yabo, kuko nibo bahamya bejo. Ntabwo turi kuvuga ingo gusa, turi kuvuga ubuhamya. Kandi nimba abana bawe badashoboye kwifata ngo bagire ingeso nziza, bagire uburere, nawe nta buhamya ufite. Kuko ubuhamya bw'uri kuza kuduha hano, ubuhamya bw'uri kuduha mu ndirimbo, ariko abana nta buhamya dushobora kubabonamo. Ahabyo bantu b'Imana. Ugasanga umugabo ari mu rugo rwe, yagiye ahagarara imbere y'abandi bagabo n'abagore n'imiryango yose, ararahira, akora indahiro ngo ndarahiye yuko haba mu byiza no mu bibi tuzabana, kandi agatanga ubuhamya kazaba umuco muri ibyo bintu. Ariko niwe wabaye umwijima. Bakavuga ati hageze ikibazo kiravuga ngo tugomba kwita ku ngo zacu. Umugabo reka ntagikora, umugore ntagikora, abana birirwa mu muhanda. Ariko ngo bategereje kuzaja mu ijuru. Ntaryo uzajamo, kuko nta buhamya ufite, nta matunda kuriho, ntabwo ushamikiye ku giti, nta muzabibu, nta kintu. Yesu ahimbazwe cyane. Umugabo akirirwa anywa kuva mu gitondo akagera nijoro. Akananirwa guhahira urugo rwe, akananirwa gukorera urugo rwe, ngo ariko ngo aratekereza ko azaja mu ijoro. Nta buhamya burimo. Bigomba guhagarara. Ikigaragaza ko umwuka wera yatumanukiye, icyambere, kuko turavuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira, ibizakurikiraho dore nibi:
muzaba abagabo. Abagabo icyo ni ikintu kimwe. Abagabo ni umuntu uhagarara ku ijambo. Muri kumva rya jambo navuze ati njyewe ndarahiye, njyewe Manuel ko ntazaguhemukira, nzabana nawe haba mu byiza haba mu bibi, nzakora ibi n'ibi. Uwo ni umugabo, niyo mpamvu tumushingiye. Muri kubyumva? Niyo mpamvu tumushingiye. Iyo avuye aho muri uwo mwanya duhita tuvuga ngo njyewe, ubwo ni Revera. Uyu munsi ndashaka kubabwira ko uyu nguyu abaye umugabo, uyu nawe akaba umugore. Muzaba abagabo. Abo bagabo noneho inshingano zabo dore ngizi, bazaba abahamya. Haleluya. Abahamya bo kumpamya. Turi kugendera mu ijambo rivuga ngo twahawe ubuhamya, twahawe agakiza kugira ngo ubuhamya bwacu bubere abandi ubuhamya, nabo bubazane mu gakiza. Nimba ubuhamya bwanje ntabwo ntacyo maze, gusa wenda hari nuko kubwizanya ukuri ubu ngubu nabyo twabigize ikintu kigoye, kandi twasomye ko umwuka wera azatwigisha mu kuri kose, ariko abantu ntibakivuga ukuri. Icyo ni ikindi kibazo cy'ubuhamya. Ubuhamya butarimo ukuri ubwo nabwo burapfuye. Yesu ashimwe cyane. Revera wanyagira ukuri kwinshi, niko abenshi muja mubivuga ngo kubera ko ngo agira ngo ibikuta, ngo ibikuta ngo arabwiye ngo oya, ukuri ntabwo kuja kuryoherera, ntabwo ukuri kuja kuryoherera. Gusa aho umenyera ko ari ukuri uje kugerageza. Haleluya. Uje ugucisha mu muriro ntabwo kuzasha. Ukuri ntabwo kuba mu isukari, ukuri ntikuba mu munyu, ukuri kuguma ari ukuri. Niko twakabaye dushaka, kurusha gushaka amagambo aturyohereye, amagambo atuma twiyumva neza, ariko nyamara imitima yacu itagira feelings, ahubwo ari amabuye ikonje ka firigo. Turirimba tuvuga imbaraga z'Imana, ariko nyamara tutemera izo mbaraga. Akanwa kacu katura Imana, ariko nyamara tutayigira. Dore ikintu giteye ubwoba, kandi giteye ubwoba cyane nicyo ngicyo, kuko nanje byambayeho. Ariko icyo dushaka kukubwira nuko niyenda nawe uyu munsi n'uwawe, niyenda uyu munsi n'uwawe wo kugendererwa. Revera yari ari kubwiriza, imbaraga ziramanuka, ikimuga kiragenda. Ntabwo utegereje kuza guhagarara hano ngo nibwo uri buhinduke, ahubwo aho wicaye mu ntebe ubuzima bwawe bwohinduka muri iri joro, ubuzima bwawe bwohinduka muri uyu mugoroba. Imana yacimbwe cyane. Reka nsoreze rero ku mbaraga z'ukuri. Pentekote ni umunsi twizihiza cyangwa se twemera kugaruka cyangwa se kugaragara ko imbaraga z'umwuka wera zimanukira abigishwa ba Kristo Yesu. Ejo nababwiye yuko intumwa za Yesu atari za zindi zo muri Bibiliya gusa, ahubwo natwe turi intumwa za Yesu. Haleluya. Nawe uri intumwa ya Yesu. Kubera yuko yaraguhamagaye uramwitaba. Hari ijambo dukunda gukoresha ngo umuntu yitabye Imana kubera ari uko yapfuye, ariko bararicuritse. Umuntu wapfuye ntabwo ari wa wundi twahambye.
ahubwo umuntu wapfuye ni uwahindutse, kuko hapfuye kamere y'umwana w'umuntu, aba icyaremwe gisha. Yohana 5:17 aravuga ngo abari muri Kristo Yesu bose ngo ni ibyaremwe. Yohana 3 akavuga ngo ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'ijuru utabyawe ubwa kabiri cyangwa se udapfuye ngo uzuke. Niyo mpamvu habaho umubatizo nk'ikimenyetso cyo gupfa no kuzuka. Twebwe twitabye Imana, twemeye gupfa, turazuka. Bariya tuja guhama ntabwo baba bitabye Imana, batwibye papasi yacu. Twebwe ubu ngubu kubaho kwacu ni Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Bisobanura ngo twarapfuye ku bwacu, titukiriho ku bwacu. Twapfuye kera, twahawe ubundi buzima busha butari bwa bundi twari dufite. Yemwe ubu ndashaka kukubwira yuko nimba nari umujura, ubu nkaba ndakiriwe, ntabwo napfuye nkazuka koko. Ni njyewe witabye Imana. Wa muntu wa wundi wibaga yitabye Imana, ubu nabaye icyaremwe gisha. Imana yashimbazwe cyane. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nta rubanza bazacirwaho, kubera yuko Yesu yapfuye mu mwanya wabo, azuka mu mwanya wabo. Ibyaha byawe nanje nibyo byamwishe. Igihe namwakiriye rero ndemeye gupfa, nemeye kumwitaba, ndazuka, ubu ndi icyaremwe gisha. Niyo mpamvu kuvuga ibyaha byanje bitantera ubwoba, kuko sinkiri wa wundi. Igituma mbivuga ni ukugira ngo nanone wowe ubaye uri hano ukaba nawe uri nka wa wundi, uracyafite intambwe yo gutera. Kugira ngo uve mu bapfuye uje mu bazima. Nimba uri hano uri umusinzi, ukubita umugore wawe, uri umubeshi, uracyafite gupfa, ukambuka ukaja mu bazima. Haleluya. Niyo mpamvu kenshi usanga bitugora. Uyu munsi nkaba ndi muri ubu buzima, ejo nkaba ndi muri ubu buzima, uyu munsi ngasubira muri ubu buzima, ejo ngasubira muri ubu buzima. Ibyo ngibyo yewe niyo waba ukomeye gute bigomba kukurambira. Haleluya. Imana yashimbazwe cyane. Imbaraga z'umwuka wera Pentekote rero ni igihe twibuka ko umwuka wera yaduherewe kugira ngo dukore umurimo wayo, umurimo w'Imana wo kugira ngo dutangaza inkuru nziza, tubwire abandi ko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ntabwo Pentekote ariko gakiza. Muri kumva? Umwuka wera ntabwo ariko gakiza, Kristo niko gakiza. Kandi umwuka wera ntabwo ashobora kuboneka hataciyeho umusaraba fast. Kandi ndushobora kugira ngo ubabarirwe ibyaha utageze kuri uriya musaraba. Ntabwo ushobora kuvamo ubusabwe bw'inzoka, ntabwo ushobora kuvamo ubusabwe bw'ibyaha udarebye amaso yawe ngo uyahange ku musaraba. Iyo rero yarebye uyahanze ku musaraba uhabwa ubuzima busha. Ubwo buzima busha rero uhawe buzana n'umwuka wera, kuko ni ubuzima. Noneho uwo mwuka wera akaba ryatara rimurika muri wowe, ukera imbuto. Abandi bakagusoromaho urukundo, abandi bakagusoromaho ineza, abandi bakagusoromaho ibindi byose bisa gutyo. Bibiliya niko ivuga.
Imana yashimbazwe cyane. Yesu rero agiye gusoza aravuga ati abanje muzabamenya bafite ikimenyetso cy'umwuka wera, ngo kandi abayoborwa n'umwuka wera abo nibo bana b'Imana. Imana yashimbazwe cyane. Abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ariko nanone nkwibibanga ryo kugira ngo ubone umwuka wera ni ukureba ku musaraba ukakira ubwo buzima. Ubwo buzima bwa Kristo iyo bugeze muri wowe buja buguhindura. Ubwo buzima bwawe buhindutse buja bubera abandi ubuhamya. Ari nayo mpamvu mbabwira ubuhamya bwacu, kuko nanje nakiriye ubuzima busha. Nanje ndi kubereka ubuzima nari ndimo kugira ngo ubaye uburimo nawe ubuvemo. Haleluya. Uyu mwanya rero kuyavuga siko kuyamara, ararekwa. Ubaye uri hano ukaba wumva ko ushaka kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, muri uyu mugoroba nanje byambayeho. Nidusenga nawe utumbire ku musaraba. Ku musaraba niho byose birangirira, kandi ni naho byose bitangirira. Kuko iyo bitarangiye ntihabaho gutangira. Niyo mpamvu muri byavuze ngo iri ni itangiriro ry'umunezero. Ku musaraba mwiza niho umuntu abonera bene data, niho umuntu abonera. Nawe uyu mugoroba wobona ushatse kubona, kubera ko na Zakayo yashatse kubona, yurira igiti arabona. Barutimayo nawe yari yarahumye. Zakayo yashatse kubona atari uko ahumye amaso, ariko kubera ko ari mugufi adashobora gushikira ngo abone ubwiza bw'Imana, yiyambaza igiti nkuko bamwe mushobora kwiyambaza abaririmbyi mukaba mwaje muri korale, ariko ugikeneye kurira kugira ngo ugere hahandi. Ntabwo mvuze ngo kuba uri umuririmbyi ngo wakoze amakosa, ahubwo ndavuze ati iri joro nanone uba ari amahirwe kuko wuriye igiti. Igiti kikakubera ya korali, kikagushoboza kubona Imana. Barutimayo nawe yari impumyi, yumva ijwi. Nanone uyu mugoroba ushobora kuba wari uri Barutimayo ukaba wumvise ijwi, ugahamagara ati Yesu ntabara, mwene Dawidi nunkize, kuko ndambiwe kubaho ntabona. Ese abandi bibyo babona kuki nje ntabibona? Atari kuvuga ngo upinga, ahubwo ari ukuvuga ati nanje mfasha mbone ibyo abandi babona. N'abandi tuzi muri Bibiliya bagiye biyambaza izina ry'Imana bagakizwa. Ariko ndashaka kubabwira ijambo rimwe Paulo yarimo avuga ngo niwatura. Hallelujah. Don't tell me. Tumbwire wewe ahuri mu mutima wawe, niwatuza akanwa kawe ukavuga ngo Yesu uri umwami. Yesu uzakizwa, agakiza karataha iwawe muri uyu mugoroba. Ngo dore ndakomanga ku mutima wawe, binyuriye muri iri jambo cyangwa binyuriye mu buryo bwose. Uri bukingure wese nanje ndinjira. Yesu ntabwo yanze kugusanga mwene data. Yesu igihe cyose aba yifuza kugira ngo akugirire neza. Ngo dore nzi ibyo nibwira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo nongere mbareme umutima mushasha, umutima w'ibyiringiro by'ibizaza.
nanone uyu mugoroba uwo mutima Imana yawuguha ikakuremera ibyiringiro by'ibizaza. Umuririmbyi nawe aravuga ati nari kure nta byiringiro by'amasezerano, ngo ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Haleluya! Dukomere umwami wacu Yesu amashyi bene data. Amaraso ya Yesu arakiza. Umwami Yesu isaha muri uyu mwanya yiteguye kuza iwawe, kuza mu mutima wawe, yiteguye kuza mu rugo rwawe, yiteguye kuza mu modoka yawe, yiteguye kuza mu kazi kawe, yiteguye kuza aho umukeneye hose, yiteguye kuza no mu kazi kawe, no mu mafaranga yawe naho yohazamo. Ese uragira ngo amafaranga ya Yesu ntabwo ashobora kugufasha kuyagenga? Abantu benshi ni abakene kandi atari abakene, babuze Imana gusa, babuze Imana mu byabo. Imana yashimbazwe cyane, kuko Yesu yari mu mafaranga yawe. Reka nkoreshe terime y'amafaranga kuko twese turakora majorite hano. Iyo ari mu mafaranga yawe ntabwo ajya yangirika. Iyo atangiritse atanga ubuhamya mu rugo iwawe. Umugore wawe arahaha, abana bakarya, ntabwo ashira mu nzoga. Ubwo ntabwo ari ubuhamya. Ako ni ka example gato. N'ibindi byinshi. Yesu muri uyu mwanya mureke duhagarare dusenge, duhagarare twese, duhagarare dusenge. Nitumara gusenga ndaza gusaba abaririmbyi baze tubane hano turirimbe indirimbo, hanyuma revera ze kuza gutambuka. Reka dusenge isengesho ryo gusaba Imana kugira ngo muri uyu mwanya. Nanone ubaye uri hano singusabye kugira ngo utambuke imbere, ahubwo ngusabye kugira ngo umutima wawe wereke Kristo. Umubwire ibyo ushaka byose, umubwire ibyifuzo byawe byose. Nimba ari iby'urugo rwawe bimubwire, nimba ari ibyo ku ishuri nabyo bimubwire, nimba ari iby'abaturanyi bawe bimubwire. Ariko ndasaba kugira ngo twige kuba abantu batanga ubuhamya, kandi ubuhamya bwacu buhere mu bo dutuye nabo, mu rugo iwacu, mu nzu yacu, mu byumba byacu, muri saro zacu, habemo ubuhamya bwa Kristo. Mureke dusenge. Mwami Imana, ndagushima, ndaguhimbaje kubw'urukundo rwawe n'ineza yawe. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ndagushimye Mwami mwiza kubw'umwuka wawe wera. Uyu munsi twizihiza ubwo wamanukaga mu buryo bw'umwuka wera ugana intumwa zawe. Muri uyu mwanya rero turi intumwa zawe. Turagushima kubw'ikimenyetso cy'umwuka wera watanze. Nsabiye buri mutima wose uri hano muri uyu mugoroba. Nsabiye buri muntu wese Mwami watuje akanwa ke. Nsabiye buri muntu wese uri gusengera ingo ze. Nsabiye buri muntu wese uri gusengera abana be. Nsabiye buri muntu wese Mwami uri gusengera akazi. Nsabiye buri muntu wese Data ukeneye ngo ugira ngo umwinjiremo muri uyu mwanya, Data mwiza. Ubwo yuguruye umutima we, umurebe kandi umwinjiremo, umukoreremo kandi umuhindure. Nanone udufashe kandi tuzi ko ibyinshi ubitanga. Ni kubw'izina ryawe Yesu. Amen.